ndabasuhuza abantu b'Imana mumeze gute twizere ko mukomeye natwe turakomeye turashima Imana ni ishusho ugarutse tugiye kongera kuganira niba uri mushyashya kuri channel rero tuguhaye ikaze kandi nawe niba atari ubwa mbere uhageze usanzwe ukurikira ibiganiro byanjye nkomejeho kukwishimira nkomeje kuguha ikaze cyane komeze munkurikirane mbafitiye byinshi mu bubiko kandi byiza cyane. Uyu munsi rero tugarutse kuvuga iki? Uyu munsi tuje kureba part 2 y'ibibazo abasilamukazi babazwa mu buzima bwa buri munsi. Ntucikwe, narababwiye ngo muri comment munyandikire ibindi bibazo namwe mwibaza ariko ntabwo mwabyanditse, ariko ntacyo ngenda komeza this day ibyo nari nateguye nzi bikunda kubazwa cyane, sibyo? Tubane. Hanyuma rero uyu munsi tugiye gutangira tuganira ariko abanebwe b'amazi ni gufata icupa tugahera mu gitondo tunywa turebe ko byatugira ubumara. Murabizi amazi n'umumaro ariko abantu bagira ubunebwe umva akaba yanywa igikombe kimwe ku munsi cyangwa nacyo nta na kimwe, ariko iri cupa ririho ibipimo riragufasha ni ukunywa isaha gutyo ukagenda usomaho intama byibuze irindi litiro byibuze ukanywa nk'amacupa 2 ku munsi. Murakoze rero tubane rero mu bibazo abasilamukazi bakunda kubazwa umunsi ku wundi. Tugiye guhera ku cyambere. Habyo twakoze ubushize ikibazo cyambere umunsi tugiye guhera abasilamukazi bazwiho cyangwa se babazwa ikibazo kijyanye no ngo kuki mushaka mukiri bato. Umusilamukazi yarangije kwiga ntakiri ikintu aba agiye gukora abagiye gushaka. Turabigira dute ko leta yashyizeho noneho imyaka 18 twe byibuze twatuzuzaga 21 abagiye kujya mu rukiko tukigendera, none ko mbona bitakira abasilamu gusa na leta yabishyizeho imyaka 18 ngo biragenda gute? Ariko gushaka kare nta kindi suko umukobwa iwabo bamurambiwe suko bamwanze, ahubwo nyine nta mpamvu yo kwirindiriza umurimo uzakora. Siziba muri kubyumva, nta mpamvu yo kugira ngo wamaze kwiga ntugire umugisha ukiga kaminuza sava nimba byanze n'akazi kakanga ukagira umugisha ukibonera umutware ukibonera umugabo ukibonera umukunzi. Why not? uje guterera ubugora iki? N'ubundi niho bishya bishyira rero ni kese wamubonye uridugira. Ariko icyo nzi nuko namwe mugiye kuba nkatwe imyaka 18 numva binagoyemo kuko 18 akenshi abana nibo bari muri secondaire sinzi ngo bazaba barakundanye ryari. Nibirangira namwe muze mutere ikirenge mu cyacu tubahaye ikaze. Ikindi kibazo gikunda kubazwa cyane bakunda kuvuga ngo abasilamukazi barihangana. Bivugwa hashingiye ku kuntu muri Islam harimo umuco ko abagabo bashobora gushaka umugore urenze umwe 2 3 kuzamura kugeza kuri 4. Noneho umuntu akavuga ati abasilamu iyo nema muyikura he, izo mbaraga muzikura he zo kuba wakihangana umugabo wagashaka undi mugore? None se turi bande? Niba muri Korani mu gitabo kitagatifu handitseho ko umugabo ashobora gushaka umugore urenze umwe, ibyo nabyo nzabifatira umwanya ku ruhande mbivuge ni yindi context ku ruhande, ariko nshaka kuvuga ngo ku bantu bibaza mu bigenza gute muri hagana. Ubwo nyine igihe hari cyo ni kimwe, iyo icyo kintu cyagushyikiye ntabwo umwanzuro ukora ari kwita uva mu rugo, ntabwo umwanzuro ukora ari kuvuga ngo ubwo yashatse undi reka ngende, urihangana nyine kuko ibintu byagushyikiye nta kindi kintu cyo gukora ufite no kwihangana. Ariko icyo kintu tuzakivugaho by'umwihariko ku ruhande, nzabakorera aka topic kabyo n'iriya murongo tusome muri Korani uvuga iki, tusome neza tuwumve neza tusobanure, tuzakibakorera icyo kiganiro. Ubwo abantu bakunda kuvuga ngo birihangana nyine turihangana nuko ni ikintu kiba cyagushyikiye
nta yindi shwa nta yindi option ihari, amahitamo akaba kugira gute kwihangana. Ikindi kibazo dukunda kubazwa mu guteka kwanyu mushyiramo ibirungo byinshi. Ubu ngo nindamuka mpereye ku kirungo cya mbere nkakubwira ngo iki kirungo iki n'iki gifitiye umumaro, nawe ntabwo uzareka kubiteka. Sorry gato, ndakubwiza ukuri ko nawe utazareka guteka ibirungo. Hari abantu babikunda, hari n'abatabikunda. Of course nkanjye ntabwo nkunda guteka ibirungo byinshi cyane, ibirungo byanjye birabaze. Muzajya namubona muri video ndi gukora zo guteka, ntabwo nkoresha biriya birungo byinshi cyane ngo amasoya sauce, biriya birungo bya black pepper, biriya byose ntabwo mbikunda, kuko hari ukuntu abantu bakunda ibintu, hari n'ukundi abandi batabikunda. Ibirungo nibyo muri rusange turabikoresha kandi bifite n'intungamubiri ni na byiza, ariko njye ku giti cyanjye nzabereka ibirungo nkoresha, nzajya mbasobanura ndi mu guteka ibirungo nkoresha. Ariko nyine muri rusange ibirungo, kubera ko hari ibirungo bivura, biri ibirungo ariko bikaba n'umuti. Akenshi rero usanga tunywa mu cyayi, mu miceri, ibintu nk'ibyo. Aho ari naho hari ryabanga ryo kuvuga ngo abasilamu bazi guteka. Amenya ikirungo cy'icyayi akagitandukanya n'icy'umuceri, akagitandukanya n'icy'ibishyimbo, hanyuma ukajya urya cya gishyimbo wariye ku musilamu, wakirya n'ahandi ukavuga ibi ntabwo ari ibishyimbo, wagira ngo ni inyama nariye. Biba bitandukanye cyane. Wagiye. Ikindi kibazo dukunda kubazwa, epengre muzi ibyo ari byo, tuno tuntu twitandisha tumeze nk'udushinge. Na hano karimo, reka nkabereke gato, dore ngaka ukabonye. Umuntu akakubona arimo kwitandira usubwo ako kantu ugiye kujomba, ntabwo kakujomba mu mutwe. Rafi yawe tuba twiyumva, ni ibintu warahereye kera. N'ubu ngiye ugashyiramo, nta mpungenge mba mfite, simba mareba, mba mbizi neza ko nyine ndi bugashyiremo, kakajyamo neza, kakafata umwitero wanjye ntungwe cyangwa ngo ngore wanze kumfata. Urabona nk'uko rwose bivedati birakomeye, bimeze neza, nta kibazo. Mbifashijwemo n'aka kayepengere nashyize hano, ntabwo katujomba. Ni ibintu tuba twaramenyereye dukora umunsi ku wundi, nta kibazo kiba kibirimo, sibyo? Ikindi kibazo ngiye gukoraho sasa, aricyo tuvugwaho cyane cyane muri episode, reka ntibabwire. Bivuga ko abasilamukazi bafata neza abagabo. Umusore wese cyangwa se umugabo wese w'umukristo abazi ko ngo abasilamukazi bazi gufata neza abagabo. Mama, papa, namwe abagore banyu bazi kwita neza ku bagabo, barabizi nabo, ntacyo tubarusha cyane. Ahubwo igihari hano ni kimwe. Muri Islam twebwe tuzi ko umugabo ni umutware, umugabo ni umuhagararizi w'urugo. Umugabo ntabwo dufata ubu buringanire bwo muri leta. Turi abanyarwanda nibyo, ngo nitugera mu rugo tuvuge ngo njyewe mugabo nanjye mugore, umugabo nanjye mugore turangana 100%. Ntabwo bibaho. Niba Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an yaravuze ngo umugabo ni umuhagararizi w'umugore, kwamaye ndinde wo kuza guhangana nawe, ni umuhagararizi nyine, ngomba kubimwubahira kubw'inshingano yahawe. Hano ikintu biba bishatse kuvuga cyane tugenderaho tuvuga ngo reka twubaha abagabo bacu. Muri Islam tubwirwa ko iyo umwana akiri iwabo cyangwa se umukobwa cyangwa se umuhungu akiri mu biganza cyangwa se mu maboko y'ababyeyi be, twiga ko ijuru rye riba riri munsi y'ibirenge by'ababyeyi be. Ntabwo biba bivuze ngo ababyeyi bararikandagiye, ahubwo biba bishatse kuvuga ngo ijuru rye riragenwa n'ukuntu abanira ababyeyi be n'ukuntu abitwara. Sizi riba muri kunyumva. Noneho hano rero, iyo umaze gushaka, iwanyu baba bagutanze, baguhaye umugabo, baguhaye umuntu mugiye kubana. Ahangaha niho rero biba bigiye kuba inshingano nanone kandi zikomeye cyane. Hano rya juru wabonaga munsi y'ibirenge by'ababyeyi bawe, rya juru wari ufite kubera ko witwaraga neza,
ku babyeyi bawe, hano uba ugiye gukomeza kurikorera ku mugabo wawe, noneho umugabo wawe n'ubu ugufite gutya mu kiganza. Ushatse kuvuga iki? Kuba gufite ntabwo bivuze ngo gutoteze, ntabwo bivuze ngo kugire umukozi, ntabwo bivuze kugire cishwa aha, ntabwo bivuze ngo uvuge A vuge B mujye muhora mubisikana mugira gutya, ahubwo bishatse kuvuga ngo kubera kuzi ko muri iyi si turi abagenzi, ukaba uzi ko intego yacu ya nyuma hanyuma y'ubuzima ari ukuzabona ijuru, ukaba uzi ugomba kwitwara neza ku mugabo, ukabigirira icyo ukavuga ngo reka nitware neza, kubera ko nubahashye itegeko ry'Imana ryo ryavuze ngo abagabo ni abahagararizi b'abagore. Rikongera none reka tubwira ngo ijuru wamaze gushaka ni ku mugabo, ugomba kubaha umugabo byanze bikunze, ukamwubaha, ukamwitaho, ukamumenya nk'umutware w'urugo. Njya nkunda kuvuga ngo ku bagore bafite abagabo, even if waba ukora, babaramutse bafashe, uri kumva, inshingano z'umugabo bakaziguha. Tureke ku bantu badakora, ndavuga kuri wowe mudamu ukora, bagafata inshingano ze bakaziguha. Niba ushaka nawe kuba umugabo w'umugabo, hana by sex, ahubwo mu bikorwa umugabo, ndahamya ko wahita umubwira nyuma y'ukwezi kumwe ati mutware mwiza, ndabyemeye, ndahenzapye, nayamanitse, ishyura inzu niba mukodesha, ririho abana minervare, menya ko nta kintu na kimwe mu rugo babuze, menya imyambaro, menya kuva A kugeza kuri Z. Ntibivuze ko hatari abagore bakora ibyo bintu, barahari pe, ni n'intwari. Imana igiye bakomereza umutima inabakomereze ibashoboze. Ariko umugore ufite umugabo wubatse, menya ngo umugabo ni umutware w'urugo, umwubahe. Nibwo buryo twe tubikoramo, hanyuma bikagera hanze muri sosiyete hanze ngo abagore ngo bazi kwita ku bagabo. Nta kindi tubarusha, nuko tuzi ngo umugabo ni umutware, umugabo ni umuhagararizi w'urugo. Iyo bavuze urugo ntabwo ari inzu ntuyemo iyi ngiyi uri kubona inyuma y'iki gikuta, urugo ni njye n'umugabo, nitwe rugo. Icyo gihe nabasha kumwubaha, nkamwubahisha mu bandi, simusiga icyasha, nkabasha kwihanganira ibikomeye mu rugo, nkabasha ibi na biriya, niho bazavuga ngo abagore b'abasilamukazi bazi kwita ku bagabo. Ubwo icyo nacyo mukidukureho, kiri muri bimwe mu bibazo abantu bakunda kubazwa cyane, ngo mbasobanurire impamvu. Tuba tugerageza kwibombarika, twubahiriza mbere na mbere itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, twubahira umugabo kuba ari umutware w'urugo, tukagerageza no kwitwararika no kugerageza kubanira neza aho tubana, kugira ngo byibuze turebe ko nidutabaruka tuzajya mu ijuru. Ubu magingo yanjye ndamutse nitabye Imana, nkitaba Imana umugabo wanjye anyishimiye, birahagije ko najya mu ijuru, kuko anyishimiye, kuko atari kuvuga ko namubereye ikigeragezo, kuko ntagize gutya ibintu nk'ibyo. Ntabwo ari ibyo ndi kwirata, ahubwo nibyo ndi kuvuga by'ukuri guhari muri Islam ku mugore n'umugabo. Ubwo rero reka ndekera aha, nanone mbe nanabifungiye aha. Nimugira ibindi mbaza muri comment, nzakomeza mbibasubize, ariko nimutabimbaza nzagenda ngenda nkomoraho kimwe ku kindi muri video zizakurikira. Mukomeze kubana nanjye, mukomeze kunshyigikira. Nakagaruka kuri Shushu TV, nakagaruka mukore subscribe, ugire inshuti yayo, muze mumbere umuryango, muze mbabere umuryango, ntabwo nzabatenguha. Tuzajya guteka ibintu ku bindi, mbereke ukuntu wateka, ugateka ibintu bigiye bitandukanye kandi nta birungo bya danje ukoresheje ibintu by'ibanze buri wese yabasha kubona. Barebeho kunywa amazi, muze. Ciao, ndabakunda cyane, bazi n'ubuzima.